hari nk'ibintu nanjye ubwanjye ku giti cyanjye njya nibuka nyine nkumva ndisetse amandazi no hejuru amakarito rero cyangwa amandazi noneho reka tubasuhuze mwese mufunguye iyi video ni kuri Tendeza online tubahaye ikaze ushobora kuba ari ubwa mbere ujangaha reka tuguhe ikaze cyangwa se usanzwe uhari inkunga yawe irakenewe cyane inkunga yawe ni ukuba wakora share ku biganiro byose n'inkuru bizajya bitambuka ahangaha kuri kamera ya Tendeza online turi kumwe n'umuntu agiye gutangira atwibwira. Murakoze cyane nitwa mazina yanjye bwite nitwize Clementine ako na Tendeza ni iryanjye. Murakoze kumikaze. Tuguhaye ikaze tugiye kuganira kuri bimwe mu biganiro bizajya bitambuka no kuri Tendeza online kugira ngo duhe ikaze abantu bose bashobora kuba bafunguye iyi video bwa mbere cyangwa bagiye kujya baba buri munsi bareba ibiganiro byose bitambuka ngaha. Murakoze cyane ibiganiro bizajya bica kuri Tendeza online hazajya hanyuraho ikiganiro cyiza cyane kizajya kiruhura abantu bazajya bagira umwanya wo guseka bakibagirwa reka mvuge ngo bakibagirwa bimwe mu byababaje wenda mu masaha yabo agize umunsi cyangwa aho bazajya bari hose. Ikiganiro cyitwa Nkiri muto. Nkiri muto rero ni ikiganiro tuzajya twibanda cyane ku dukoryo twagiye turanga umuntu ku giti cyiwe akiri mutoya kwa kundi uba ukiri mutoya ukavuga uti waba uri wenyine cyangwa uganiriza abandi bantu cyangwa uganira n'abana bawe hakaba hari agasori wabaha nyine abana bagaseka. David ako kantu nyine kazajya gasetsa abantu utuntu waba warakoze hari akantu wowe uzi ubwawe ku giti cyawe waba warakoze uri mutoya. Birumvikana ni ikiganiro kizaba kiryoshye cyane umuntu agasubira muhahise he kavuga ati reka nabasangiza imwe mu nkuru zisekeje zabayeho mu buzima bwanjye. Reka wenda tubwire abantu batwihanganira harimo ikibazo cy'umuyaga. Hari umuyaga mwinshi cyane nanjye wanzengereje. Hari umuyaga umeze nabi cyane niyo mpamvu amajwi atameze neza. Utubwiye hazaba hagaragara icyo kiganiro Nkiri muto kizajya kiba mu ma episode tukabazanira umuntu wa mbere ikaba episode 1 hakaza wa kabiri gutyo mu ma episode agiye atandukanye. Mu ma episode agiye atandukanye mbabwire ko turashyiraho nimero ya telefone hari n'umuntu we uzajya yibuka nk'agakuru kamusetsa akaduhamagara akahamagara kuri Tendeza online akayisangiza abandi cyangwa se abakunzi bacu. Si ibyo gusa ariko muzaba mudufitiye ntabwo ari ibyo ngibyo gusa tuzajya dukunda kuvuga ku busobanuro bw'imigani imwe n'imwe. hari umugani ushobora kumva ukavuga ko se nk'ubu bashatse kuvuga iki koko bikakuyobera. tuzajya dusobanura imigani migufi ubundi mu Kinyarwanda tugiramo imigani migufi imigani miremire tukagira insigamigani tukagira ibyo byose tuzajya tugenda tubigarukaho. ubwo nabwo uzajya bafite umugani yumvise atazi gusobanura icyo ashobora kutwandikira ashobora kuduhamagara byose biremewe turabaha umurongo kugira ngo wenda babyumve neza. Dusa nk'ubaha nk'urugero rumwe rw'umugani kugira ngo bumve uburyo kibizaba bimeze. Umugani reka wenda avuge nko ku mugani hari nk'umugani mugufi bavuga ngo woza inda y'umwanzi amarimonyo. ngo woza inda y'umwanzi amarimonyo. Mu by'ukuri hari ukuntu umuntu ashobora kukwanga akakwanga pe ukanabibona ko akwanga si byo se ariko akakwanga mu gihe utari witeguye ko utabimukekaho cyangwa kubyakira wenda ntibikunde bitewe n'ukuntu we wumva umukunze ukavuga uti reka ngerageze nkora ibishoboka byose ankunde
icyo gihe ushobora gushidukaho amazimonyi ushobora gushidukaho amazimonyi, ushobora gushidukaho amazi amafaranga, ushobora gushiduka igihe cyagushiranye, igihe cyose kimutaho kugira ngo urebe ko yagukunda, kugira ngo ugakoresha amafaranga. Hari abakoresha amagifti, hari abakoresha, mbese barashora. Ariko burya inda yajemo ndakwanze, kujya yizibemo ndagukunze biragoye. Urwo ni urugero rumwe rw'umugani, ni myinshi cyane bazajya bakurikira ahangaha. Icyo basabwa no gukanda subscribe, ugakanda subscribe kugira ngo tujye tubana inkuru zose zicangaha zikugereho hakiri kare mbere y'abandi. Ikindi nanone ukajya usangiza n'abandi, kuko ni byinshi cyane ushobora kuba wakigira ahangaha. Ni byiza rero yuko wabisangiza na bagenzi bawe kugira ngo batazajya bacikwa n'ibyo byose. Hari ikindi nkunda gukora imirimbo y'abadamu. Nzajya mbacishirizaho tumwe mu tuvideo tw'inigi nziza za made in Rwanda, imibano myiza y'imisatsi, ibikomo byo kwambara ku maboko. Yego, nabyo nzajya nshishamo bibaye hari abantu benshi cyane njya mpa inigi zo kwambara, njya mpa amaherena yo kwambara, n'imibano yo gufungisha imisatsi. Abantu bakunda gufunga imisatsi, imibano y'amoko atandukanye, nayo nzajya nyibaha. Ibyo byose nibyo bazajya basanga hano kuri Tendeza online. Icyo basabwa no gukanda subscribe, ndetse ikaba ari imwe mu nkunga ikomeye cyane. Gira nk'ikintu ubwira umuntu ufungiye iyi video ya mbere dushyize kuri Tendeza online, nk'umwe mu bakunzi bacu tuzajya tubana buri munsi. Umuntu wa mbere uri buyifungure, ikintu cya mbere ndamushimiye. Sibyo se? Ndamushimiye kubera yuko ni uw'umugisha kandi ni uw'umumaro kuri twebwe, kuri Tendeza online. Ni umuntu w'ingenzi cyane, kubera ko buriya mu buzima kugira ngo umuntu agire ahagera ni uwundi. Kugira ngo ugere aho ugera uri wenyine, uri wowe ubwawe ku giti cyawe, biragoye cyane. Umuntu akenera undi kugira ngo atere urutambwe rumwe, kabiri, gatatu, kane, akomeze. Ni umuntu n'abandi. Hanyuma rero uwo muntu uwo ari we wese uzayifungura, icya mbere ndamushimiye, icya kabiri reka musabe afunguye tumukeneyeho inkunga. Inkunga niyo gukora share, agakora subscribe, ndetse akanashyiraho comment. Ashaka gushyiraho comment akaduha courage, ashaka gushyiraho comment akaduha inkunga ye ku giti cyiwe ya story ye akiri muto. Akatubwira nawe akiri muto uko byagenze, icyamushekeje, ikintu ajya yibuka agaseka, ikintu ajya yibuka kumva aranisetse. Sibyo se? Hari nk'ibintu nanjye ubwanjye ku giti cyanjye njya nibuka nyine nkumva ndisetse. Hari nk'akantu njya nibuka nanjye nkiri muto, ni nako kantu, nitwo tuntu nagiye ntekereza, nsanga buri muntu wese wabaye umwana, umuntu wese akiri umwana, mu by'ukuri ntago byabura abafite akantu yakoze. Nk'abana banjye mbaha story y'ukuntu, wenda urugero hari nk'ukuntu kera nkiri muto, mama wacu yarabizi ko dukunda amandazi, kandi ibyo nta mwana n'umwe David, nta mwana udakunda amandazi. Sibyo se? Ni bake pe. Ariko nkanjye njyewe kubera ukuntu nakundaga amandazi cyane, kera rwose mfite imyaka nk'ingahe, nk'umunani, ni nko nk'irindwi, umunani, sinjya mbyibagirwa. Muri quartier iwacu hari umucuruzi witwaga Abdul. Yego, Abdul yakoraga amandazi aryoshye David. Y'amandazi. Noneho nawe yakoraga akantu, ariko disi niba abaho, niba atakibaho ntabwo nyambimenya, ariko gusa yakoraga amandazi aryoshye. Noneho rero akagira ukuntu iwe mu muryango n'iwacu twari dutandukanye cyane, harimo ingo nkenye kugira tuhagere. Ariko ikintu ntajya nibagirwa ni ukuntu yafataga ano makarito
ino karito nini y'intoze ya kaki ya kaki ivamo iyo ngiyo yavagamo usa amavuta ya usa yazaga mu madebe noneho agafata ya karito akayitereka ku ntebe ku kameza gatoya agatereka neza mu muryango hahandi winjira hingukira noneho rero agafata ya karito akayizuza amandazi no hejuru amakarito rero cyangwa amamverope arimo amandazi namwe murabizi amavuta ahita ahinguka inyuma ibirimo kuyaga cyane byatari ariko amandazi asa neza koko agapanga akagezaho hejuru iwacu rero kugira ngo tujye kwa budo umuhanda neza naturukagamo nubwo ndiba hakurya hariya kwa budo neza muri botike imbere kureba rero nkabona ya karito papa ngere yajyaga mu itabi ryitwaga RSM akamparera ijana akambwira tendezani karame fata ayo mafaranga ugende kwa budo mubwire ngo aguhe itabi rya yose ngo papa arambwiye ngo muhe itabi rya yose nkiruka koko nkiruka nkigera kwa budo nenda kwinjiramo nkahita nkubita amaso ya karito y'amandazi noneho itabi rya yose nkahita byibagirwa nkambwira ni papa arambwiye ngo mu amandazi ya yose akamereza yambariraga amandazi 10 sinjyambyibagirwa irindazi ryari 10 babaga bamaye inote y'ijana akampa amandazi 10 n'irindi ngendanye nkagenda nagera mu rugo rero nagera ruguru y'urugo mutima uranduye hamagara musaza wanjye amubaza ntiharya ntimbabara unyibutse ntarya papa yantumye iki nari muto cyane abantu bose banyitaga akantu kubera ko nari gatoya yego ambwati ati papa arakwica wakantu atuzanye iki ntiwemba barira unyibutse ariko nawe shaka akantu yashyiragamo ntago kari keza uko yabigenzaga aho kugira ngo anyibutse wenda nsubire inzira z'ikigendwa yahitaga yiyeranje agaca mu gikari akaza kambaza ati uzanye iki gasana amandazi tukanza tukayasangira cyose kamubwira papa yagutumye itabi rya yose nta kindi nakoraga nasubiragayo bakampa n'itabi papa kazajya kwishyura itabi atazi uko byagenze wahise ugahita wikora nahitaga nkatironga amandazi twayariraga ngagashira ariko nyine nawe urumva yarancoraga ntabwo yajyaga anyibutsa hakiri kare ngo nsubireyo kandi abudu yampaga amandazi 11 akabanza akamfasha twayamara nkasubirayo nkiri mutore ntako ngako nyanibuka hari n'utundi twinshi njya nibuka hari byinshi cyane nawe ufite akawe nanjye hari story ariko tuzagenda tuzibasangiza ni ikiganiro cya mbere dukoze kugira ngo buri wese abe yagira amakuru kuri iyo story tuzajya tugarukaho ya Nkiri muto ku buryo nawe yakumva ko hari ikintu ashobora kuba yadusangiza bari buze kubona nimero wenda munsi ku kiganiro ku buryo bashobora kuba batwandikira cyangwa se bakatwandikira muri comment bashobora no gushyiramo email ye ku buryo umuntu yanamwandikira bisanzwe byose birashoboka reka tubashimire cyane mwese mwakurikiye kino kiganiro ikirere cyo kimeze nabi imvura n'undi yatangiye kujojoba kiganiro kindi naho ubutaha mugira ibihe byiza mudutere inkunga ya subscribe na share nibyo bintu tubasabye cyane mudufashe kuko Imana izabaha umugisha